ngo Yusudiyane ngo bimeze bite Yusudiyane yamaze kugera i Kigali yazanye na mugenzi we Farnganye baje gutangira na Rayon Sport no gukomezanya nayo imyitozo sinzi ko bazashobora gukina umukino w'ejo Vipers Rayon Sport ifite biragoye ariko byibuze yari bakeneye ko n'abakinnyi cyane Farnganye gatatu muretse mu kigego mwiza wa Rayon Sport ariko Yusudiyane ntekereza ko ngiye mu defense yari mwiza muri champion mwaka w'imikino ushize yose kuba Rayon Sport itamufite muri ya defense bya birindi bindi kuko yabari Jombo yatangiye system zo gukisha defense batatu nkabona partnership ashaka gukora ari ya Emery na Imanuye by the way wakinye neza Kabange anabona collab uko mu Rwanda abakinyi babazwa amazina uko ushaka kuvuga Imanuye nk'umuyobozi nuvuga ngo ngere ntabwo mbabyumva uvuga Kabange nese ibaze nka Bruno nimba iwa bamwita Kabebe ukosa Bruno Fernandes abafana bazi Kabebe Bruno bafite meaning umuntu agomba kwitwa izina ryo kumva umukira mwiza Wakasamutwe kandi Kasamutwe tuzi no ibaze kuvuga ngo Kasamutwe ushaka kuza kavuga agiye yitwa n'ubundi nde Kasamutwe Mugisha Bonne ukaza ngo bya Kasamutwe Mugisha yahamagawe Mugisha Gilbert nkajya gushaka mu bakinnyi bitwa ba Mugisha barafinda nicyo rirahari gusa yararyakiriye njye mba ryavuye hari muri kampo nk'uko Emmanuel ni umukinnyi umwe muri ibi bihe bya Rayon Sport bya pre-season umwe mu beza yari ifite nawe gusa mbona Yusudiyane naza byanze bikunze hagati yiwe na Emery na Rushema Chris hagomba gushakwa umupartner biko Yusudiyane yakinye mu Rwanda urwego ari rurakiririho atarigeze yenda hungabana no kuba atarimo arakina ama competition yari amaze abandi baramutanze gukora imyitozo ni umukije kuyobora ikindi kandi in terms ya leadership kubera ko n'umukinnyi ntekereza ko azaza mu makapitene ba Rayon Sport kubera ko niyo ashaka kutaba kapitene wa mbere bitewe n'ururimi wenda kubera ko ntekereza ko mu Rwanda kenshi kapitene agomba kuba umunyarwanda kubera n'umubare munini w'abakinnyi bari abanyarwanda igihe baba batumva igifaransa cyangwa icyongereza ariko agomba kuba kapitene even no muri shampiyona y'umwaka ushize ari imikino yagiye abamo kapitene bakeve badahari so rero leadership akaba n'umukinnyi mwiza yarakiye muri defense yabo Farnganye ni byiza kugaruka ikibazo cya rugukira kaza mu gihugu kandi ni n'umukinnyi ataravunika ari best player wabo icyo kwishimira kuri Rayon tutitaye ngo ninde waje Rayon yari ikeneye izindi mbaraga abandi bakinnyi baza bakunganira effective bafite kuko twarebye guhera mu mikino batangiye mu cyitwa Rayon week tugera kuri Rayon day tureba ko abakinnyi bafite nka Rayon Sport urabona ko ari ikintu kibura aragasukari kaburamo cyane cyane ku myanya imwe n'imwe yego nibyo wakora defense urarinya ariko urabona ko ari igihe kigera ukabona ko Rayon Sport ntabwo iri mu bintu byayo ntabwo biri kubara bifatika bisobanuye ko ni byiza kuri bo kuba nta n'umwe batakaje ahubwo bakakira abandi kuko ari n'uwagira impungenge akavuga ngo Farnganye ubundi wavunitse yakoraga imyitozo Farnganye bimeze gute nabo barekuye babishaka abo batakaje nabo barekuye babishaka ko batazakomezanya nabo babona ko batazakomezanya nabo kubakoresha yego kuko ubu ngubu ese kabangaba nani byo kwishimira ko byari bizi ko adendo de day bazaza yego kuko abo barekuye ni muri recommandation y'umutoza yari yarabyisabiye aravuga ati kugira ngo nzabashe kumanaginga effective yanjye neza binyorohere nuko bagira bamwe barekurwa nkanabona niyo myanya bikaza binunganira kimwe ubuyobozi bwahereye buvuga ati ntago bashaka kuzagira payroll nini at least bakagira abakinnyi 25 nibagira abakinnyi 25 wenda hakaba harimo kuko afame ya Lotifi kuko ndamuzi guhera muri Mukura ukuntu yemera ibintu ndumva yatangiye kuvuga ngo Yusudiyane ngaraza muhe igitambaro ngo abakepite ni ibintu biba bigoye kuri umuntu bisaba yuko umanza ukamukonveka akakumva ukamukonveka ukamwumva ariko akagerageza uburyo kibyibuze yagira abakinnyi babiri kuri buri mwanya bese n'ubundi umukinnyi utakinaga competition agomba kwanzagura fitness ariko agarura fitness yego ndagira Yusudiyane tuzi mwaka w'imikino ushize naza ataratakaje urwego nta mukino mu defense ruzamuha yaridinga muri defense yego undi mu partner ahubwo muri der kandi ubwo nabonaga ikipe ya Rayon Sport bivuga ko yamaze ikiri ku isoko rya Rutahizamu ntuze yamaze kumvikana Yasmani Ndikumana umusore wakinye muri Bumamuru n'umurundi yarari gukora ibigeragezo muri Rayon Sport ni system ni umwe muri abakiyemo arakora imyitozo muri Rayon Sport nyuma yuko Shadrack Bingibero babonye urwego rwe ruri hasi nayo n'umukinnyi waje Bingibero murabyibuka yaje imikino ya mbere aya gicuti yaje imikino ya mbere ya gicuti akina match ya Miroplaste ari na match bakinnye Rayon Sport A na B atsinda ibitego bibiri
muri uwo mukino aravuga ati haje rutahizamu udasanzwe indi mikino byagiye byanga rwose urwego rwe ni ruriya bahisemo rero kuzana undi rutahizamu gusa njyewe nkunda gushidikanya ku bakinnyi bari muri ibintu byo kuzana abakinnyi baje mu igeragezwa hari igihe utera igiceri ugafata risike bigatanga umusaruro n'uyu Asmani yaje mu igeragezwa birangira bamuhisemo ariko umukinnyi ujya wibaza impamvu yaje gukora igeragezwa niyo mpamvu ngiye nanjye ntera ikirenge mu cy'uwitwa Muhire Keve n'ubwo wenda abariyo batabihurizagaho nawe ntabwo ekipe nka Rayon Sport ekipe nka APR uzana umukinnyi muri test ntabwo bibaho gura umukinnyi kuko wamubonye umuzi uzi kapasite gusa nyine aka kanya rero siporo ntabwo ifite ubwo bushobozi bwo guteranya ngo ijye kugura umukinnyi ivanye ahantu runaka wakinaga ni ukubazana mu igeragezwa mu igeragezwa hari igihe utera igiceri direct ukafata risike ukajya kubona ko umukinnyi abaye mwiza kubera ko wenda bitewe n'impamvu yaragize imvune abura ikipe arashaka ahantu akina bigaragaza ariko kuzana umukinnyi uje muri test uri muri siporo hari n'igihe biba bibabaje kureba kugira ngo umukinnyi ashye na shampiyona itaratangira hari igihe biba bibabaje ahire muri test kuri uyu wa mbere rero yasinye amasezerano y'imyaka 2 ejo na Rayon Sport yamaze kwemeza kiri bumwerekane basohoye ibiciro kuri stade kuri match ya Vipers banavuga yuko muri iyo match bazerekanamo umukinnyi mushyashya ubwo bishoboka ko ashobora kubonga amahirwe menshi niwe rwose byanze bikunze ni kuri uyu wa mbere baraza gukina n'ikipe rero ya Vipers 3,000 5,000 10,000 ndetse n'30,000 muri VIP niyo mafaranga yo kwishyura n'ugukana akanyenyeri 662 akanyenyeri 700 akanyenyeri 702 urwego ukagura itike yawe ku munsi w'ejo ukaba uri mwapere ureba uyu mukino wa gishuti uzahuza ikipe ya Rayon Sport ndetse n'ikipe ya Vipers binjira mu kwezi gushyashya kwa cyenda kabisa yego agasaha nabonaga kihegetsa ahantu nakabuze saa 12 ku isaha saa 12 z'umugoroba kuri uyu wa mbere rero niho tuza guhurira ariko bashiki babo ntago bimeze neza mu kanya bagiye guhaguruka kuri Kigali Pele Stadium na BC berekeza mu gihugu cya Kenya baciye ubutaka pe kubabaye ntago ngiye babinshimishije ibi bintu bose abakobwa bameze gute ubwo abakinnyi bo barwanira ishema ryabo cyangwa no kuvuga byivuza at least ngende nimurike sibyo yego hangiye amagize ndaca ariko icyiza natangiye kubona byibuza at least hari amakipe n'abakinnyi batangiye kugenda basohoka muri aka karere banafungura n'abandi miryango kuko niba Kaboyi nabonye ahubwo n'ejo wundi ubanza yarongera amasezerano mu ikipe ya Young Princess ubwo Kaboyi niba yongereye tukaba dufite Zawadi ndetse na Magnifique bagiye mu ikipe ya Simba Queens mu gihugu cya Tanzania